Alright, twagarutse mu gasobana ko uyu munsi bakise after all these years, cyangwa se nyuma y'imyaka yose, nyuma y'iki gihe cyose. Aka nagasobanuye plus, reka twumve icyo umuhanzi ari kugerageza kuvuga. Yo, ishusho igibutse ubukwe bwacu bwa kera, ubwo we nanjye twari turi kubyina bwa mbere, amaso yacu yari afunze, twatwawe no guhoberana kwari kumeze neza. Uhereye muri iyo minsi isi yarahindutse, ariko urukundo rwacu rwagumye kuba rwarundi. Imana yari ibizi ko twanyuze mu bihe bikomeye, ariko ikadukiza. Kandi nishimira imigisha yose wampaye mu buzima bwanjye. Imisozi myinshi twazamutse kugira ngo tugere ahangaha tugeze. Yo, wamenye kwakira ibyishimo n'agahinda uko byaza kose. Ati nyuma y'ibi bihe byose tumaranye. Alright, ni akaririmbo keza k'urukundo twasobwe na François Regis, kamunezeza ahari hose ndetse n'abandi bose bagakunda. Twongere tugende sasa. Utuma numva byose ari bishya kuri njye nyuma y'ibigeragezo byose twanyuzemo. Nubwo byari bigoye, ntitwigeze dutakaza ukwizera kwacu. Mu nzu yacu twubatse urugo nyarwo, aho abana bacu bakuriye neza. Ibyo bihe by'agaciro ni igihe ibihe bitazigera bihanagura. Twabayeho tugenda hirya no hino mu buzima bushaririye. Hari ibihe twabayeho dutandukanye kubera akazi n'ubuzima. Yo, ariko umutima wanjye mpora ngufite. Yo, nyuma y'ibihe byose turacyari kumwe. Ati nyuma y'ibi bihe byose, ati wangumye iruhande amanywa nijoro ubwo ntabaga mpari. Ati nyuma y'imyaka yose watanze byinshi ndetse urananyizera. Iyo, ati kubw'urukundo rwacu nta na kimwe cyaba gisigaye gutinya. Ati nyuma y'iyi myaka yose. Alright, kola subscribe. Imyaka yose, ati wampagazeho unguma iruhande amanywa nijoro. Yo, ati nyuma y'iyi gihe cyose, ati wigomye byinshi uranyizera ku bwanjye. Yo, kuko urukundo rwacu rutuma tutabasha gutinya ikintu na kimwe. Ati nyuma y'iki gihe cyose, cyangwa se nyuma y'imyaka yose tumaranye. François Regis, reka kakaririmbo kakunezeza kuko kakadusabye kenshi. Hanyuma kora subscribe, like, share na comment. Ciao, ciao.